nyuma y'ibingibi umaze gusoma wumvishe warira. ngizwa n'icyabona gusa nasere Nyuma y'ibingibi bibaye ndashaka kugira nk'umwe mu bapagani bari aha ngaha, wumvishe ugize ubwoba mu nda. nta bwoba ngenda senga nemera n'Imana gusa ariko sinemera abatubuzi ngo jya tuba muzaburi imitima muravuga Imana Uravuze nibyo twumvishe mu matangazo natwe turi gushaka turi gusatswa n'iki uragira ngo turire ni wakubatije uragira ngo uzi ikintu cyambabaje nyikubwire niki Jessica uribuka bafunga iwacu amagambo bavuze iwanyu ni he? urabyibuka Iwanyu ni he? ndabyibuka kuri wa mupasiteri wasengera bagira Brian urabyibuka yego none baravuga ibiki none se Jack kuko isaka ko nyiri imyumvire yawe wowe ufite yawe nagumane mazi nta Jack nje ku giti cyanjye sinembera Julienne ni umutekamutwe aho yariye najyana uvuze ngo iki ushingiye kuki? Shingiye kuki uvuga ko Julienne ari umutekamutwe? Shingiye kuki? Icyo ushaka ko ngumana ibitekerezo byawe oya koresha ibyawe ariko nyine uduhe ibimenyetso. Uratanga ibimenyetso ntibyitwa guharabika. Nge ntabwo oya watanga ibimenyetso ko Julienne ari umutekamutwe. Yego ari amagambo Bakame yavuze yayakuye he utamwemera bivuze ko ari umutekamutwe. Yose Bakame ko Bakame yavuze yayakuye erega ariya none uriya ayahanzweho na Sekibira yavuye ikuzimu. Ende Bakame se ari amagambo Bakame wabyanditse. Bakame se ni umuntu yarabwiye kwa Satani ntago twahavuye. None se niba yaravuye kwa Satani yahise aroga Julienne buriya we. uri mushi ubwo muri bashiki bi komeza. muri bashiki ba Bakame roho mbi yarabahanze. Okay reka twumve. Ikintu nje nabivugaho Jackie ndibuka nanjye koko nkuko umbwiye ngo mu rusengero hariya ku rusengero rwanyu nyine saga zabaye zimeze kuri ariko mu by'ukuri ntabwo ndasengera muri Grassroom n'umunsi n'umwe ariko se njye nkongera nkibaza ngo Bakame yaravumbutse kugira ngo avuge ibyo bintu rero twe ntabwo tubizi none leta yamufungiye ese twamenya ayahe makuru we vugisha ukuri ko watangiye uvuga ibintu wavuze njyewe natangiye mvuga ni n'ubundi abatubuzi bose barabajyanye niba Julienne ari umutubuzi ubwo nawe aciyeho cyane ugize ngo iki batarafungira niba batarabatubuzi nabo barabafungira no kwa Minyoni na he hose maze kubivuga none se kubera baragufunga bakatwereka ibintu mani mureke tubabwe turerekwa abantu barerekwa bakatubwira ibintu bamara kutubwira ibintu bo ubwabo bakabafunga kuki batababyeretswe ngo babisengere bakereka ubuzima ibyo yuko mu bihe bya nyuma amatora n'ubundi azafunga turi mu bihe bya nyuma gute tutegereje division senkani Imana iri gukuraho imyanda iri kugusha abantu bagumura ngo gahunda no kuzajya umuntu yihanira aho yasambara Imana ntabwo harimura Jackie ntabwo yatabara mu gihe Jackie arihindutse nawe yagiye ku icupa ryanjye urabigenze gute Jackie uragira ngo agiye gusenga bikarangira bafashwe reba abafutese ukuntu bafashwe bro reba abantu bose ukuntu bafashwe none se reba abandi bafunze ngo muri Zarafati reba abandi bo muri Zarafati muri cyane mubeseriye mubeseriye turabigira gute abantu bose bahagurutsaga ibirema ko bari kubafunga bwari ubusikama ahubwo ntibatukiza uko bimeze abaturage baragomutse ugiye gusara kuri kuvuga ngo byanditswe muri Bibiliya ko insengero bazizafungwa kuki kanditse ko azaza abahanuzi benshi b'ibinyoma aho hantu mani reka uriya mugore n'umugabo bafunze kandi barazamuraga ibirema bakavuga ngo imbago ngo zirakize ariko baramufunze ati nta buzima gatozi ufite si bamufunze bakanamufunze se naba nuriya wawe pasiteri wawe ntabwo yavuzwe nka Julienne none Julienne nawe agiye muri arena ntabwo ntiyeretswe wa mugabo ngo ni Bakame ko ari bumumerere nabi ngo areke kujya muri arena ubundi yari yagiye atabanje gusenga gute kugira ngo ahure na saga zimeze gutya ariko yagiye gusengera abantu
barakira koko niba abandi barabatijwe none kuki utabanza kwisengera mbere yo gukora akazi kawe mama ya Utazi ko gusengera Ubu ahubwo iyo abantu bakimara bari kubatizwa ntabwo nzi ukuntu bigenda menya shitani ahita avuga ati Satani ararakara mani. menya shitani ahita avuga ati murabo none si ibi bintu bibaho Ariko abana okay tugende gakeya tugende gake gutwa mwamaye ijambo nkasobanura neza ibi bintu Yego. ndaceceka n'abandi bavuga. okay abari bamutinge Mike Jessica bamutinge tumwumve kandi ntimurakare uko abyumva yego Yawe ikintu navuga ku bintu navuga kuri Grace Room nge sinemeraga Grace Room nagiyeyo gusengerayo rimwe njya gusenga rimwe ritagira irya kabiri ubwo umuntu ubyita uko ashaka byita uko ashaka gusa ngewe umuntu wowe wikwisegura turika abantu mutapinge screen urumbona akanshi imanza ati Natasha ntusenga nzi uko mbanye n'Imana yanjye hari ahantu nta mwuka w'Imana nahumvishe ugize ngo iki nta mwuka w'Imana nahumvishe urugero tanga ingero gute ahantu hari umwuka w'Imana ngenda hamenya ndagira ingerayo nkafashwa akiyumvamo umva rero ngewe uko ahubwo umva ukuntu byagenda insengero nyinshi ntago ndi bumentioning izina ry'urusengero runaka zirya amafaranga abantu barareba bakabona bagashaka kutwigisha ibijyanye n'irari ryacu good father akaza akavuga ati urusengero rwanjye niba urubyiruko rukunda kwambara mini amatentire amatatuwaje reka mbakomorere mvuga ngo bajye baza bambaye uko babonye nibyo yakoze ntago good father winteranya nta zina navuze gusa uwumva arumva noneho izo nsengero niyo system ukajyayo burareka mubwira gutfa ahantu uzamenya ko hari Imana n'ahatari Imana uzatinya urusengero ujyamo bakirwa bahimbaza ntibavuga ijambo ry'Imana uzi ko kubera insengero ziriho ubu ngubu ujya ahantu waraye wasambanye bitewe n'ibintu bari kuguhanura ukavuga ati menya gusambana atari icyaha nguki ni gute nzajya mu rusengero naraye nsambanye bakambwira ngo Imana iguhaye imodoka ngo Imana igukubitiye ngo abanzi wari ufite ejo nkasubira gusenga nongeye nkasambana ntibanyibutse yuko ibyaha nkora gusambana kwanjye kuzandimbura kubeshya kwanjye kuzandimbura ngo bambwire ijambo ry'Imana rifatuke nongere ngire n'ubwoba bw'icyaha nkumva bari kumpanurira ibintu byiza gusa barimo kunyizeza ko ngiye kubaka inzu mvuye mu bukode bari kumbwira ko ngiye kubona umugabo ufite amafaranga nkumva ko gusambana ari icyaha kandi ufite umugabo n'urugero oya ariko bibwira abantu bafite abagabo hari n'abaguhanurira good father hari naho ujya bakaguhanura bakakubwira ngo mama wawe Imana imuhaye inzu yarapfuye hashize imyaka 5 ugize ngo iki of course niba ihaye inzu muzimu ntago tubizi okay wagiye gusengera muri Grace Room kangahe nagiye rimwe sinasubiye nabwiye n'Imana ngo imbabare sinzasubirayo why kuko inyigisho nahabonye nta jambo rizima rihari nta Mana nahabonye ngewe Natasha nta Mana nahabonye ngewe banyereye ahantu njya bakambwira ati Natasha ubugambo wirirwa uvuga kuri TikTok ibitutsi uri gutukuza Natasha ubana n'umugabo utasezeranye nawe urasambanira umusambanyi ihane musezerane bambwi inyigisho nyine nongere ngira ubwoba mvuga ati uzi ko bya bintu nkora ari cyo ngiye ahantu naraye nsambanye barimo kumbwira ngo Natasha ngo inzu yihuse umugabo wese Imana suku ikora warakaye ntabwo ari ukikora birababaje Godfather birababaje insengero nyinshi ahubwo impamvu hari ahantu abantu bari bundakara benshi bakanantuka haba ibitangaza gusa ngo Imana ngigukesheje akaguru irani imitwe nta nubwo biriya bintu byizera habe na mba ngenda guhura Godfather nuko utazi aho nagiye bakambwira ngo Imana impaye urubyaro mfite uburetse gato ugiye kuza gukurikira reka Natasha njye hari urusengero ntari buvuga izina runaka urumva nkiba igahanga barazaga bakazana kwasiteri bakaza kutureba bakaguhereza 20,000 bakakubwira ngo nituguhanurira ibi nibuzemere faranga ntabwo nayariye ariko inshuti zanjye zarayariye kuko njye bura nubwo ndi umunyabyaha ntinya Imana hari imikino ntazana ku Mana bakaguha 20,000 bakagutegera bakagukora buri kimwe cyose niba ngiye bakampanura tejo bundi wari urwaye sida cyangwa kwema inda niyo baba we ntiyesera vuze nibyo we amavuta rero impamvu insengero nyinshi zifite abayoboke zino nsengero zinzaduka barakureka kavuga kuri Grace Room waba wambaye mino waba ufite tentire igera mu gutwi waba asize tirigera wemetse ibigo gucira imanza urinjira rwose niho urubyiruko rwari rwarashiriye ni gute utayarya kandi urimo gushaka kujyanisha ari ry'urubyiruko
ADPR rero mukayanga nabwo ntabwo mbavugiye ngo bose barakijijwe ADPR kuko bababwira ngo mwikwize ubundi Godfather urusengero kera tukiri abana habaga ari ahantu ho gutinya tuvuga ngo uyu mwenda nzawujyana mu rusengero ari ahantu ho kubahwa ari ahantu hatandukanye umenya umwenda uhajyana n'uko ugenda witwaje Yego. rero hariya ntabwo baguhugura murakoze muri njye sinemera Grace Room nta mana yari ihari niba mbivuze koko hari imana impana nta yari ihari buranuko nta mana yari ihari ntayo nahabonye nta nimwe ibyo rwose ndabivuze kandi buri muntu avuga ibintu uko abivuga ahubwo bashakaga kujyanisha n'irari ryacu waba wasambanye ukagenda bakakubwira ibitangaza ugaca uvuga ngo imana iragukunda ahubwo nimutaba amaso niba ugiye gusambana umutima ukaguca urubanza pfukama imbere y'uburiri wisabira imana imbabazi naho ibyo kugenda izi nsengero zinabagushije murasaza ahubwo mubaye abasazi njye n'ibyo navugaga ntabwo Grace Room nigeze nyimvamo ntabwo nigeze nemera yuko hari imana murakoze Jessica Natasha yarababaye. Jessica fata ijambo uretse gashika uretse gato. Jessica uranyumva? Fungura mic yawe. Jessica Anata uraruhutse kabisa. Uraruhutse pe. Cyane ibyo bita kwibohora. Gusa hari ibyo tutemeranya. we Naomi uri mukori we Naomi muri mubiki. Kujya guhiga mikoro se so kubanza guca kuri no. We Naomi base manuka cucu komeza. Usuru kutwereke. Hari nanjye ukuntu ngiye imyemerere yanjye imeze ngewe ibi bintu by'amasengesho nshobora kugenda no ku ma platform n'ahantu Turi kuri ritangazo riri muri big screen. Aha iri tangazo riri muri big screen ngewe ikintu nabivugaho kuri Grace Room sindajya na rimwe ndajya gusengera ariko njya nkurikirana ibintu byaho nge hari abantu bajyaga bampa na link ngo njye gusengera nkumva umutima wanjye ntago uhamanye no kujya gusengera muri Grace Room sinzi impamvu kandi ngewe icyo nashaka icyo numva mu mutima wanjye bidahamanye ntago njyayo izo nshuti zanjye zahereye kuva kera ziri kumbwira ngo tujyeyo ngo ngiye kujya Burayi ngo ngiye kugira gute none n'uwari waravuze ngo agiye kujya Burayi ku izina ry'Imana Godfather yarambwiye ati maze iminsi umugabo wari ugiye kunjyana i Burayi twarashwanye kandi icyo gihe naramubonye yambaye ibintu by'imyeru uri kumva none niba wari ufite umugabo wawe ugiye kukujyana i Burayi ugashwana nawe watangiye kwinjiza mu bintu by'amasengesho njyewe uri kumbwira ngo ndajyayo njye gusanga y'Imana yihe nitutisengera ku mugani turapfuye turashize muri Grace Room ntago inshuti zanjye zose zijya gusengera sindabona yasubijwe ntago ndayibona muyimbwire Jackie wenda nawe yagiye gusengeraho nk'uko bivuze mbwira ikintu uhamanya nacyo ko washubijwe ukavuga uti nashubijwe iki n'iki kandi narakibonye mu ntoki zanjye tuvugishije ukuri icyambere cyo ntibaguhugura narababaje se murahugurwa ntibabanza kuguhugura ngo babanze bakubwira cyo kora ibitangaza no kuvuga ngo Imana ngo irababohoye ngo sinzi ibiki n'ibiki ibyo bintu byo njya mbyumva ariko sinemeranya na Grace Room ko najya gusengerayo n'umuntu nkunda ntago yajya gusengera kuko sindabona inshuti zanjye zagiye Jessica murakoze. Okay, ke John. Jessica ufite amagambo menshi yo gushaka gusebya itorero ryacu. Ntabwo ndi gusebya itorero ndi kuvuga abantu bagiyeyo n'ubu ngubu ibyabo byase. None mbwira usengera wasubijwe iki mu buzima bwawe wasubijwe. Yego ko bana yanjye nabaye na billionaire ahubwo ngo ngwiki. Ariko Sengera mfite n'amanoti yanjye irangereza yakwaritsemo wowe. Ngo ngwiki ngaho genda ujye kuvugirayo. Ubundi se ninjye wafunze Grace Room. Unkwame umba ndakwiyamya mugabo nsimbuke ndakwiyamya jyana utwo tugambo twawe irgiriya ariko ubu ngubu niko uwo ni umugabo Yo tinga mic yawe. Barike kiganza. zihamagare kuri telefoni se wanzererezi we mwere ukuntu inshuti zanjye zimereye avuze uko abyumva ntago abasebya Kirisitu barakaye. jewe ndabasebya iki ndabure ubu inshuti yanjye yagiye i Burayi ko mperuka igiye kujya Canada niyazengereye nibiza umva nani mbabarira uramutse ufite umushumba mwiza urumva Jessica uramutse ufite umushumba mwiza ntabwo wakwivuga ayo magambo yo gusubira mbabarira umushumba mwiza ni umutima wanjye n'ukuntu navutse uko navutse Imana iranzi kandi neguriye ibyiza njye ntabwo nzajya imbere y'umuntu ngo ambwire ngo ugiye kubyara ngo umwana ngo bari baragufunze ngo ugiye kubyara umwana kandi mfite abana
Julienne icyo kintu ntabwo kibaho ndakwiyamye wa mugabo wese wenyine ubivuga ibyo abapasiteri bose barabivuga bose baba bashaka kwibonera indamu no kubona ukuntu babona ayo maturo Julienne ntabwo muzi nta kintu na kimwe musebyaho ariko ndi kuvuga inshuti zanjye zagiye gusengera kuko n'ubundi nsigaye mbona n'ubundi zirirwa zirira ndi kukubaza ziguhisha ibisubizo basubije amafaranga zabonye bazisengeye ziguhisha ibisubizo zasubije bagaruka bagasambana ariko yanjye nzakwereke kuri video call bari kunywa amabyere bavuga ngo twisindiye n'ubundi turumva isi nta kitumariye kukubwira njye ntabwo nkabije ahubwo nuko uno mugabo ashaka ko mvuga na kari murori turika vuga uri kumva ari byo dukeneye Jessica vuga ngo ararasuye tuyogenda abana bavuga umujama we yataye umwana umva umujama yataye umwana nago yegeranye nawe umwana nubwo afatanya n'umwana n'undi nawe yataye umugabo bakagenda bagahurira muri Grace Room umwe avuga ngo uyu ngo ni fiance wanje kandi abafiance babo babiri bari kurira kandi bose buri muntu afite umwana we wowe uri kumbwira ngo uri kumbaza iki wowe ubundi ese ko warakaye bavumbuye se wirirwa arira n'undi afite umugabo wirirwa arira ati umugore cyanye urabona bya umukobwa avuga ngo pastor avuga ngo yabonekeye ngo umukobwa n'umuhungu ngo bagiye gukundana ngewe mubwira umusore wishyuye pastor amafaranga 500 ngo amuhe pastor y'umukobwa bikanje banabanye kandi tubizi ko ari diro byakinye na pastor ibyo bintu rero niba barakinye na pastor diro niba barakinye niba ikigendi kukubwira abantu bajyayo ubwo wa musheri w'uwo nguwo kubera iki bataravumbura ko umwe afite umwana kandi atabana na nyina kandi baserera buri munsi kuki bataravumbura ko uwo mukobwa nawe afite umwana kandi ise w'uwo mwana nawe amukeneye okay tugaruke kuri Grace Room tugaruke uretse gato munyihangane yampaye K John uretse gato K John Napfuye basengera muri Grace Room uri kucyumva yonyine uvuga amadini yose muri rusange nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo uriya mupasiteri bafunze ngo yibye miliyoni 9 we ntabwo yakoraga ibitangaza akazamuka ndasaba ijambo K John mutinga mike yawe pasiteri Julienne ari igisambo ahubwo ikintu tuvuze ni ngo gute atavumbura abo bantu reka tubigenze gutya Jessica vuga usoze dufate K John kandi umuntu agera kuvugira mundi mfite n'abandi bantu kuri Twitter ntabwo ndahangaha honyine ibintu byakomeye ijya kuri point kandi nyina mutinga mike waza kumukurikira what the fuck n'umuntu uri buzambwira uburetse Jessica uburetse gato twumvikane uburetse tumaze nyobora ikiganiro neza ko nabona butangiye kubinyaramo gahunda iteye iki sibyo ntabwo turi buze kunyira uruhande K John ntuze kukanga abantu bambwira ngo bavuge n'andi matorero turi kuvuga kuri Grace Room kuko niyo leta yafunze nibo bataye ibishanga ubu ngubu mugomba kujya guhinga makadamia cyangwa mukajya guhinga ibireti ku mukamira ibintu gahunda ukuntu imeze ntihagire umuntu uvugira indi torero tuvuge kuri iri ngiri bafunze mureke kuza kuvuga ngo no Grace Room turi gukoresha ku itangazo ritanzwe na mukanya Grace Room ya Julienne Kabanda bayiziritse bayambuye ibyangombwa ubu ngubu bagiye gusubira mu kabari n'abandi bagiye K John uje mu kabari n'ubundi K John ntago ntunguye ko asengeragayo rero ntimuzi ngo tuyahuze n'ayandi se bayafunze ayandi yafungiwe kubera icyo mushaka kubinyura uruhande turi kuri Grace Room yafunzwe na leta bayifungiye iki abakirisitu bayo muri kubyakira mute ese iyi ngiyi ko ifunzwe muri kumva rero mureke kunyura uruhande ngo mushake kugoragoza tuze kureba kubera iki bayifunze abakristo muri Grace Room muri kwiyakira gute mureka abantu bayivugeho kuko leta yayifunze ibyo bintu byo kuza kunyura uruhande turi kuyivuga ko bayifunze Jessica turika hakurikiraho Jackie uretse gato hakurikiraho Jackie hakurikiraho K John urumva hanyuma nahita mfata umuntu bita gashikanyi wo kuri Twitter bana platform yawe nje nta muntu uri buza nshyiramo ibitekerezo ngo Grace Room ngo yari abanyamasengesho ngo bayigambaniye gute umukozi w'Imana bamugambanira atarabona icyerekezo cy'abamugambanira so mureke tuvuga ibiriho ngo basengere kandi asengera abantu barwaye sida bagakira yes ibirema biraha atwerekeje hazaza akatubwira ubuzima tuzabamo nitumara gupfa arakubwira
ati ngo ejo ngo uzaba iki n'iki n'iki koko niba ubyizeye wenda ushobora kukibana I don't know ariko ni ukubera iki we atamenye ko Bakame ari bumwatake ngo anamenye ko ibi bintu byose bizakurikiraho kuko ribu yarasubije Bakame yanditse irandika ngo ntacyo dufite cyo kubivugaho nonaha. Ribu bukeye itanga rino tangazo urwego rw'igihugu rubyutse rutanga rino tangazo ntago ari twe twarushyizeho nabo babonye ko nta buzima gatozi iryo torero rifite. Mani reka mbabwire amafaranga yacu arashize nubwo muri kuvuga ngo turi kuvuga ngo nta kintu ngo twagezeho icyo twagezeho nacyo barakitwambura kandi nitugikene nose tuzari imisoro ya leta niturangiza tujye kuriha n'imisoro muri hehe harya bahita ngo iki mu masengero. Murakoze leta yacu y'ubumwe turabakunda cyane mukomeze mudukurireho abatwishyuza imisoro ngo bayijyanye kwa Yezu setu nta kindi. wowe umupagani Jackie warabatijwe ejo bundi fata ijambo. ikintu nabivugaho ibi bintu urumva turimo turavuga ku itorero Grace Room. Yego Grace Room ngiye nasengeyeyo urumva niyo mpamvu ufite irari ry'umubiri wakoranyemo dayimoni z'ubusambanyi. Grace Room nasengeyeyo ibitangaza biberayo narabibonye nabyiboneye n'amaso yanjye urumva ikintu nabwira abantu Imana ntago imenyerwa Imana isubiriza igihe ishakiye. Niba ngiye ndimo ndongeza mu ijambo Jessica yagiye avuga nanjye mu ijambo nivugire. Jessica niba abafite bawe baragiye gusengera muri Grace Room bagahanurirwa ikintu runaka bakaba batarasubizwa buriya bazasubizwa nta bumenye igihe Imana isubiriza sibyo kuki kandi tunahagaze n'amaguru yacu abiri y'abantu biboneye iby'Imana ikora sibyo. Imana ikora iki? Ngewe ntago naza ngo mubwire iby'Imana yankoreye muri Grace Room niho wabatirijwe ko none ntago naza none ngo mbakorope mu mitwe yanyu imyumvire yanyu ngo nze ngo nyijagatemo kubera yuko hari n'igihe kigera amatora agakora amakosa runaka sibyo. Niba bambuye ibyangombwa n'andi matorero barayafunze ni ibintu bisanzwe kuba bafunga amatorero ariko mwiza guca imanza ngo gutya na gutya ngo Grace Room ngo nta mana iriyo ngo ibiki n'ibiki. None se abantu bajyaga gusenga ikigirwamana bajyaga kurya show sara ari mu kabari mana ntabwo basigaga imbari bazireba. Okay none wowe ko agiye gusengerayo dayimoni w'ubusambanyi yakuvuyemo? Nambaye umubiri bro ngomba kwibutsa ko nambaye umubiri nose ndi mu ijuru umubiri rero Imana iguha imbaraga zo umva sheri ubundi bagiye gusenga ahantu ha Grace yego sandara umwanya nivugire ngo difata turika urumva icyambere nambaye umubiri ngende mu isi ntabwo ndi mu ijuru. Ayo matorero n'abana b'abantu bayashinje si Imana yashinje urumva aho buzeni namba barakubwiriza bakajya gusambana ibyo bintu mujye mubimenya ngo ndi ntabwo basambana tubareba ariko barabikora bikorera mu bwihisho bakaza bakihana Imana ikababarira mukaza gucira abantu imanza bro ntabwo hano turi mu ijuru turi mu isi turika. Hanyuma niba Imana ihari kuki Imana yemera yuko bafunga amatorero niba hari ububasha bw'Imana kuko niba buhari kuki ayo matorero bayafunga bigakunda? Ibi bintu nanone tujye tubisubiramo tubirebesha amaso. Ibi bintu byaremwe n'abana b'abantu ntabwo byaremwe n'Imana. Uravuga ibihe kuki amatorero bayafunga niba koko Imana ihari kuki bayafunga bayanyeganyiza bigakunda? Kuki abana b'abantu banyeganyiza itorero bigakunda kandi bivuga ngo Imana irahari? Ibyo bintu ntabwo nanjye byumva samutayimo ntabwo nanjye ibyo bintu byumva rwose. ngo difata urimo urajyayo urashaka kuduhura kuri pano ndahari wese sometime mani tujya dusubiza amaso inyuma. Narabatijwe yego nagiranye igihango n'Imana yego sibyo iyo kanzu y'umweru nyirimo neza pe ariko sometime ibi bintu tujya dusubiza amaso inyuma Imana koko irahari cyangwa ntabwo ihari? Irahari cyane. Iri hehe abana bararetse ibimugi abana bararetse kwiba abana bararetse gukomeza basabiriza mu mihanda. Mwibuka ko Satani nawe afite imbaraga ariko nk'abantu bazima mande bari barabonye imiryango ngo ni Imana ibikora kuki bafunga amatorero niba Imana ihari? mwibuke ko na Satani afite imbaraga ariko ntabwo nagwaye ijambo mureke Jackie turike
satani ku isi se ngo genda wasigushije ishyano iryo shyano niryo riri kuba rero mu matorero sasa rero wa mana we niba uhari igaragaza kuki amatorero bari kuyafunga kandi urubyiruko turimo turakizwa turimo turakwegera tuvuga ngo wa mana we bimeze bite wa mana urahari cyane ntabwo uhari urasoje ibyo bintu usanga utari mu birancanga rwose hari igihe rwose ngeraho nkaba akana keza ariko noneho reka turika byakeka kubaza ikintu kimwe umuntu arusha ububasha imana biba hehe byabaye hehe niba imana ko wunganira hata hari ikintu waravuze mu kanya ntabwo ararangiza reka arangize point ye urahita umukurikira John urahita umukurikira ihangane nawe uturika ku giti cyawe nawe usanga ari ku giti cyawe ni gute umwana w'umuntu arusha imana imbaraga ibyo bintu ntabwo byemera niba imana ko ihari wa mana wigaragaza none uretse gato bafunga itorero ryacu ibyo mwavuze mwarabivuze muvuga ngo twarishyuwe kugira ngo tubatizwe hanyuma n'abari 500 Grace Room yabatije birenga nabo barishyuwe se Julienne abana amafaranga yishyura abantu bangana kuri barenga miliyoni uvuze ngo iyo mana iri hehe ituma amatorero afungwa ituma umwana w'umuntu aza akajujubya abantu akajujubya isi iyo mana iri hehe ntabwo ihari noneho uretse gato ndashaka kubaza ikibazo kimwe mbere yuko urakara ndashaka kukubaza ikibazo sibyo uremera nkubaze waragiye urabatizwa ejo bundi ubundi uretse gato iyo ubundi niyo mpamvu turi kuvuga kuri aya matorero ubundi iyo umuntu abatijwe ni ukuvuga ngo ubuvutsi bwa kabiri ubutandukanye n'ibya kera niyo mpamvu babyita kuvuka ubwa kabiri wumve yego barakubatije ntabwo wigeze ushyira umushyukwe n'uyu munsi uravuga ati barakubeshye akantu nzakarya tugere gatoya wumve birahuye ndagusobanurira sheri bivuze ngo Jackie aya matorero ugerageze kumva n'impamvu ari gufungwa ntabwo bigisha ijambo ry'Imana ngo bajye deep bategura umuntu uretse gatoya ngusobanurire ubundi kutwebwe ku bantu bakuru ho gatoya iyo ugiye gusenga wumve kugira ngo ubatizwe muri aya matorero y'adapana aya ngaya y'inzaduka Jackie bitwara igihe kitari munsi y'amezi angahe baraza kudusobanurira hano mfite abantu babimenyereye baraza kudusobanurira bagafata umwanya ku buryo Jackie utegurwa ukigisha ugatandukana n'iby'isi ukaba umuntu ushobora gutanga umusanzu muri sosiyete siko bimeze ariko uyu munsi umuntu aragenda akajya imbere ya kamera cyangwa akabyuka mu gitondo ati kuko ashaka abayoboke ashaka abantu urukunyumva akagufata akakudubika mu mazi sinzi urukubyumva ntabwo umubatizo ari ugushyira umuntu mu mazi umubatizo ni ugutandukanya umuntu usanzwe w'isi bakamutandukanya n'iby'isi bakamwigisha imico bakanamuha na kamere nzima yindi yo kwigisha Imana no kumenya Imana turi kumwe so ijambo ni iryawe wowe ibyo ndabyumva nanjye ndimo abantu babiri hari abo w'isi hari n'aho w'Imana hehe rero niho macangira rero nanjye bakorera mu mitwe uri double agent yego uri ibyo byo mwicare mubizi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo ugomba kuba ijambo ry'Imana ngo ntabwo riravuga ngo ntabwo ugomba kuba akazuyaze ugomba gukonja cyangwa ugashyuha ijambo ry'Imana we ngaho igaragaze mu gihe barimo barafunga amatorero yawe wowe kuba bafunze urusengero rwa Julienne wabyakiye ute abantu mutapinga screen wahungabanye yego unyumva ndabizi ko iyi live iri no kuri X reka nkubwire Godfa njye narababaye kubona barafunze itorero ryacu twengere n'abatirijwemo njye na Buriyani bakagenda bakadushyiraho urusyo ngo turabatera mwako bakavuga amagambo menshi abo bakagenda bakavuga amagambo menshi ngo twebwe dutumye ngo itorero rifungwa yego ngo ni gute ngo batiza ngo abantu ngo b'amaherena ngo b'amatatuwaje ibintu nk'ibyo ngibyo ibizimu nk'ibyo mana bakagenda bakavuga amagambo ameze gutyo mana umuntu akagenda akarwara turoma akirwa ntangana n'aba bantu b'isi ngo kubera yuko ngo agiye kugirana igihango n'Imana ibyo ngibyo umuntu arabyemera kuko aba yagiranye igihango n'Imana yego umuntu aba yemera guhura n'ibigerageza akarwana nabyo yego icyo ni kimwe ndimo nibaza Grace Room ko bayifunze ariho hasengeraga urubyiruko rwose isi yose ariho yajyaga ubu biragenda gute none mujye ubu ngubu gahunda ukuntu imeze ngewe imisozi zanjye ziri gusubizwa
ubu ngubu ngewe gahunda yanjye nkuko nasabye kuva mbere, hano mfite abantu magana ane na mirongo itanu kuri TikTok, mfite abantu 300 kuri Twitter, urumva ko ari hafi 700, hafi 800. Kumvikana ikintu kimwe, gahunda igomba kubaho ubu ngubu nkuko nabisabye kuva mbere, bashinga itorero buri karere ryo kwigisha ndi umunyarwanda, mukunda igihugu, mureke gukunda Imana mutazi. Bashinga itorero rya ndi umunyarwanda, niyo dukeneye kure. iri gutuma umwana w'umuntu ayirusha imbaraga akaza agafunga itorero ryitwa ngo Imana irahari, ryitwa ngo iryo torero riberamo ibitangaza bimeze bite? Jackie, iyo Mana irahari. Iri he ku buryo umwana w'umuntu arusha imbaraga Imana koko yaremye ibyo byose? Ibya Kayizari Umwana w'umuntu arusha imbaraga iyo Mana. Ureke ibya Kayizari n'iby'Imana bibi by'Imana. Haleluya. Iby'Imana ntabwo bishoboka. Ari ngibi ibi nibyo bigeragezo se bari kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo ntabwo kubyumva neza Jackie. Nuvuga ngo ibya Kayizari bananiwe kubyuzuza. Ibya Kayizari, ubundi Kayizari yari umukoresha w'ikoro n'iby'isi, niba barananiwe kubyuzuza rero iby'Imana babyuzuza bate? ngaho da Muri biranze ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Ibya Kayizari rero ni ukubahiriza amategeko y'igihugu, ni ukubahiriza igihugu urimo, kubaha ibyo kigusaba n'ibyo kikugomba. Yego. Niba rero udashoboye kubyuzuza, ubwo icyo gihe ntango, ubundi ijambo ry'Imana tubwira ngo niba udashoboye kubaha abakuri kuyobora, ubaha Imana utareba. Ismaili subiramo ako kantu. Imana ureba utareba. Ismaili subiramo. uravuze Niba ijambo ry'Imana tubwira ngo niba utubaha umuyobozi wawe ureba, wubaha gute Imana utazi utareba? Thank you. Mugarure Jessica. First of all, banza wubaha Imana, banza wubaha abantu mubana. Wubaha amategeko y'igihugu, wubaha amategeko abayobozi bashizeho, kuko amategeko bashyirwaho n'Imana. Haleluya. Uretse gato, amategeko bashyirwaho n'abantu, ariko hari amategeko y'Imana tuzi yashyirwe Imana yahaye Mose kuri wa musozi, kuri ya mabuye abiri. Yego. Ariko hari amategeko dukwiye kubaha y'igihugu, dukwiye kubaha amategeko. Ijambo ry'Imana natubwira ngo niba ufite akazi ntubahe umuyobozi wawe, nta Mana ibikurimo, kuko ufite kumugandukira ukabona kugandukira Imana yawe. Subiramo ako kantu abantu mutapiga screen. Niba turi mu isi wowe mu Jackie mushiti wanjye urabizi turanakundana. Iby'isi turi mu isi nibyo twambaye n'umubiri. Niba wemera ko twambaye umubiri, nta mukiranutsi uba muri iyi si please. Niba akajya yagiye n'umuntu gucira urubanza, njye ndi ku ruhande rwawe. Nta mukiranutsi uri ku isi. Niba uri umukiranutsi biri tubwira ko bwira acumuye 7, kandi uko 7 aba yacumuye nyine abakiri umukiranutsi se. Nuvuga ngo rero niba turi mu isi kugira ngo tubasha kumenya, ariko buriya acumura inshuro zirenga 7. Okay, ngaruka munyemerere twakira abandi bantu. Hano mfite umuntu bita Gashyika. Yego, uretse gato ya Ismail. Ariko wese okay, ngaho soza nubwo wari wafashe ijambo kandi twari dutegereje ngo nze kuri gwa twagiye. Icyo nshaka gusorezaho ni kimwe, abantu rimwe na rimwe hariye ibintu byo gusenga tugeraho ngaho kugira ngo tubifate nko gusenga, tukabifata nka plot y'umugoroba man. Yego. Yewe Grace Room ntango mblaminga, barasengaga simba igarukaho kuko abasengeye barabizi, ariko urubyiruko rwinshi rwajyaga rugiye muri plot, tugiye kureba ibyana, tugiye kureba abahungu n'ibindi. Niko byari bimeze. Hari abajyagaho kuri iyo plot, hari abajyagaho bagiye gusenga, ariko many bajyagaho kuri plot. Njye mfite umuntu wanyumvise nk'inshuro 10 ambwira ngo mane ngo abaye ibyana, wese njye ndajya kureba ibyana mane, mfite Bible muri telefone yanjye ngo ngwiki uretse gato mube n'umuceri uravuze ngo bajyaga uri kumva hari yo wagiye gusenga, ariko na benshi Godfather hari igihe nayo Gisenyi yigeze kuza wa muyobozi w'abadive ku isi yose Teddy Wilson. Yego. Icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa, urubyiruko rw'Igisenyi rwose, umudive umugatolika umusilamu bose, yari plot ya nimugoroba. Ntabwo kwabaga ari ugusenga, yabaga ari gahunda yo kuburesi yo kuba ari agiye gucagura nyine, ubwo yabaga ari muri cagwa no kunama, yabaga ari nko muri unama no kunama ugatora ibyawe. Na Grace muri iyi minsi yari maze kumera gutyo. Urubyiruko rwari rwarapfuye mu mutwe rwumva ko gahunda ni plot, ndagenda ameze gutya man. Vese gute umurimo w'Imana muzanamo gahunda z'isi. Okay. ngaho Uretse gatoya ihangane nyitwe Mike. Nawe wari ufite itorero? Nuko ari bitujuje. Uretse gato nawe wari ufite itorero? Nawe uri umupasiteri? Uretse gato
Ismaili uretse gato nawe itorero ryawe bararifunze oya njye ntabwo ndi umupasiteri ariko nanjye ndasenga iryo wasengeragamo okay twagiye mureka twakira undi muntu rero mwihangane gashikanyi ijambo ni ryawe reka nkumve hanyuma kurikireho mira kandi dukute tubangura abandi bantu kuri TikTok Okay. Murakoze kumpa ijambo Godfather. Hari umugani muri Cameroon baca ngo nta sugi iba muri maternité. Urinze ujya kwibaruka no kuvuga nturi sugi. Numvise ko abantu bibanze ku bintu by'imisoro hamwe n'ibintu by'ubusambanyi. No mu bantu bariko baravuga nibaza ko nta numwe ari sugi arimo. None kubera iki baduka bagatuka abantu ngo nabasambanyi. Nimba uwo mukobwa Imana yamuhaye ubwiza no kuvuga ko amatantasyo ari menshi abagabo bamukunda ari bose no kumenya icyerekezo cyaho tugeze. Nimba rero muri imyaka tugezemo umukobwa aje yambariye neza isengero bakubwiye yuko sijya beranda isengero ni nk'akaguriro hamwe abo abasuma abagura abambura. Rero kuvuga rero ko umuntu winjiye mu sengero ugasanga bambaye ko agomba ni mubireke kubera Kristo yarabivuze neza. Bamuzaniye umuntu w'indaya bamushira imbere yiwe bata amateko yacu abayadu no kumwicisha amabuye. Umuntu arabajije mu rusengero no kujya gutega hahindutse mu migina. Na kibazo none wewe ugomba yuko kujya gutega ugiye gutega mu rusengero n'ugiye gutega ku muhanda ninde muzima muri je nahitamo ugiye gutega mu rusengero kujya gutega ku muhanda. Kuvuga kuri Grace muri basumye tanga Grace Room ribe niravuga icyo yazize ashira kuba ari ingorane z'imisoro atari ingorane y'imibere. Reka rero tubirekere ubutungane bwa ribe bukomeze naho nimukomeze ijambo. Urakoze cyane kubukuri nta makuru ufite ntabwo bigeze bafungwa na ribe. Ngiryo itangazo aho hejuru fata umwanya ufunge mike yawe ugende urisome ngiryo RGB